Turabashoje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi cyangwa se mu makuru tuba tugiye kugarukaho kugira ngo buri wese uba kuri uyu murongo cyangwa se udukurikirana amenye amakuru kandi amenye ibigezweho. By'umwihariko abantu b'abanyeshuri cyangwa se urubyiruko ushobora kuba wararangije cyangwa se utegereje kaminuza, ubwo nawe wararangije kwiga sogonderi warazanye amanota meza akwemera kuba wakiga kaminuza. Twebwe turahari kugira ngo tubahe amakuru agezweho cyangwa se dushobora no kubaha y'akazi bitewe nuko twabibonye. Amakuru yose tubonye turayatanga kugira ngo mubashe kumenya ibigezweho. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka kuri iri tangazo ryasohowe na Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda, batanga itangazo ko application igiye gutangira. Twari tumaze iminsi dutegereje amakuru UR izaduha, ariko turababwira ko ariyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Itariki yatangajwe nk'uko itangazo ribivuga, rigaragaza ko application igiye gutangira muri iki gihe gito. Wowe icyo usabwa ni subscribe kugira ngo amakuru yose azakugereho, kugira ngo hatazagira na kimwe kigucika. Ibigezweho byose ujye ubimenya kugira ngo umenye n'ibisabwa nuko ugomba kwitegura application. Tudatinze rero, ikintu nyamukuru kiri muri iri tangazo ni itariki ya application igiye izatangirira. Sinzi niba byose twabisoma tukabirangiza, ariko icy'ingenzi ngiye kubabwiramo iby'ingenzi bisabwa. Icya mbere ni uko application izatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha kuri 16 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Icyo ni icya mbere ugomba kumenya. Ubwo ibisabwa byo nababwiramo bimwe. Ni amafaranga 5,000 yo gukora application ku bantu bafite amanota meza. Ubwo asabwa amanota meza asabwa, ndakeka twarabigarutseho, twarabibabwiye. Ubwo birumvikana ko ayo manota ugomba kuba uyafite kugira ngo ubashe kuba wakora application muri UR. Guhera kuri 50 gusubiza hejuru uremerewe. Ikindi cy'ingenzi muri itangazo bagarutseho ni uko berekanye ko abantu bagomba gukora application ari ukuva 2012 kugeza muri uyu mwaka wa 2024. Ubwo abantu barangije kuva 2012 kugeza 2024. Ikindi cy'ingenzi ni uburyo bwo kwishyura amafaranga ya application. Mbere na mbere ni ukumenya ko ugomba kwishyura ukoresheje BK. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, ushobora kwishyura ukoresheje MTN Mobile Money, ukanza akanyenyeri 775 akanyenyeri 5 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Ku bantu baba mu bihugu bya East African Community cyangwa se EAC bagomba kwishyura amafaranga 5,000. Ubwo abanyamahanga bandi baba hanze ya EAC nibo bagomba kwishyura amafaranga 6,000. Ubwo ndakeka ubu ngubu ariko bihagaze. Icy'ingenzi ugomba kumenya ni ukumenya ibisabwa kugira ngo ukore application, kandi hari ubundi bufasha ukeneye kuba wadusaba, nko kuba umuntu yagufasha muri application, wabitwandikira muri comment cyangwa se tugashyira nimero muri description yacu, ukareba nimero ukatwandikira kuri WhatsApp. Ibindi aho wagira ikibazo watuvugisha, turahari tukagufasha. Kandi mwibuke gukanda subscribe, musharinge amakuru na bagenzi banyu bandi basoje bategereje application nabo kugira ngo aya makuru abagereho. Turabakunda cyane, tuzasubira muri video y'ubutaha. Bye bye.